Muraho neza bakunzi ba Fex Pro, abantu mwese mwakoze subscribe kuri Fex Pro kuramya, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye cyane cyane bikuye ku mutima kuba muri uyu muryango, bigaragaza ko ukunda ibyo nkora, ukunda ibihangano mpimba, nkumekewe n'Umwuka Wera. Imana iduhana umugisha. By'ukuri ikinzanye ni ukubashima, mumaze kuba itsinda rishimishije, umugabane munini. Imana ibahe umugisha cyane. Si ibintu bimenyerewe ko nzi imbere ya kamera mvuga, ariko nifuje ubundi ko tuganira. Ntabwo nakwishimira kuzajya mpora nzana indirimbo akaba ari bwo mumbona, ariko nishimiye ko tuganira, kandi ngira ngo namwe biraza kugira uko bitwubaka twese dufatanyije, aho muri hose mu Rwanda, hanze yarwo. Imana ibahe umugisha. Kuba warakoze subscribe bigaragaza ko ushyigikiye. Imana iduhana umugisha. Rero nari nifuje ko tuganire kuri topic maze iminsi ntekerezaho, bitewe n'ibyo mbona, nawe ushobora kubibona mu buzima butandukanye. Siniharira ijambo, ndifuza ko rwose twaza kuganira binyuze muri comment, cyangwa se ibyo uri bwifuza ushaka gutanga igitekerezo cyawe, ndagisoma nirebe noneho ubutaha. Rwose nzishimire kubana nawe. Ariko mbere yuko ntangira, ndagira ngo mvuge ko nishimye. Ndabishimiye cyane aho muri hose. Tumaze kuba itsinda rinini, ariko ushobora kutureba utarakora subscribe uyikore, kugira ngo tujye twibanira. Ntacyo bisaba. Ese aho usigaye ubona muri iyi minsi ikoranabuhanga ryateye, kuko abantu bakomeje kuryandavuriraho social media, kuko abantu bakomeje kwandavurira kuri social media, tuganire. Ese ubona ari iyihe mpamvu ibitera? Abantu ko bakomeje kwandavura, haba abakuru n'abato. Ese birakwiye? Ese abantu bari basanzwe ari ibyigenge, cyangwa se ari ntakoreka? Ndavuga abo turi kubona muri iyi minsi kuri social medias, cyangwa se babyigishijwe no gushaka amafaranga ya social media. Cyaba aricyo kiri kubitera? Ese ni ugushaka fame? Kwaba ari ugushaka kumenyekana kuri gutuma abantu bakora ibidakorwa? None se ko umuntu aza kuri social media akavugira ibyo ashaka, akahakorera ibyo ashaka, byaba ibipfuye n'iby'ubugoryi bitameze neza, bidafite umutwe, ikibazo nibaza ni iki? Kuko abantu bose, ntabwo mvuga bose, pardon, kuko abantu benshi 90% bashishikajwe n'ibyo bintu. Abakurikira social media bamaze kuba
mumbabarire gutanga urugero, bamaze kuba nk'itungo ryitwa ingurube. Ingurube niryo ryakira ibintu byose ribonye, rigera kuri ibi rikarya, rikagera kuri ibi rikarya, ntirizi gutoranya. Abantu b'Imana nabo basigaye bareba ibintu bitabafitiye umumaro. Social media umuntu akayizaho agatukana, akavaho agatukana, abantu bakabikunda, bakabikurikira, bakabyishimira, akabona views nyinshi. Umuntu waje kwigisha ijambo ry'Imana, cyangwa se uri kuvuga ibintu byubaka, cyangwa se uri no kwigisha ibindi mirimo ishobora kugirira umuntu akamaro, ugasanga we ntiyarebwe, ntiyakurikiwe, nta gaciro. Mbese nkagira ikibazo, ese abantu baracyafite inyota yo kumenya iby'ingirakamaro byabagirira umumaro? Ndabibona. Cyangwa se niyo batera aba YouTubers, aba influencers gukora ibyo bintu bakunda. Umuntu akaza akavuga ibintu by'urukozasoni, abantu bakamuha amashyi, bagaseka muri comment nk'aho ari ibintu bisanzwe. Indangagaciro z'umuntu aba mu kwiyubaha, kandi izi social media tubona twe tuzagenda zisigare mu myaka 80 iri imbere cyangwa 100, nta muntu uzaba ukiriho, ariko ibi dukora ubu bizagumaho. Impamba duhambira uyu munsi n'izaduherekeza aho tujya. Aho tujya bazadusaba urwandiko rw'inzira, tugomba kurushaka uyu munsi. Ntawe uzatambuka atarufite, birasaba ngo turushake none. Aho umuntu asigaye aza agakora ibidakorwa, ese ni amafaranga ya social media ashuka abantu, agatuma abantu baba indakoreka? Ni ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye cyane. Imana idutabare. Social media ni ikibazo gikomeye cyane, aho usigaye usanga kuri social media umuntu ajyaho asebanya. Ni ikibazo gikomeye cyane, akajyaho atukana, asebya mugenzi we. Umuntu yagwa mu kabazo, abantu bakakuriraho. Amafaranga agiye gukora ishyano, amafaranga agiye gukora ishyano rikomeye cyane. Umwari mwiza agahangara, akajya imbere ya kamera nk'uku nicaye imbere y'iyi kamera, akagaragaza kandi ejo bundi araba umubyeyi wazagenda, ariko ibyo yakoze bizasigara. N'uruhe rugero turi gutanga? Ese byibuze iherezo ryawe uritekerezaho? Cyangwa se byararangiye, wariyakiye, ntuzi iyo uva, ntuzi n'iyo ujya? Imana itubabarire.
social media iteje akaga gakomeye cyane. Abantu bari busy kuri social media, hari ibintu byinshi, abantu ntibakimenya gutoranya nkeneye iki, ni iki cyamfasha, ni iki cyamfasha, iki cyamfasha, iki cyanyica, iki singikeneye, iki ndagikeneye. Abantu twibereye nka ya matungo navuze, rirya ibyo ribonye, icyo uriye cyose rirarya. Nyamara ntabwo twebwe turi amatungo. Hari bimwe bitwica gapfa. Tugire amahitamo meza, duhitemo ibidufitiye akamaro. Nyamara twibuke ko hari urubanza. Ariko ngarukiye kubakurikira aba influencers, aba youtubers cyangwa se n'abandi bakoresha social media cyane, turikoreshe neza mu buryo bwiza. Nkunda kubona abazungu bakunda gukoresha social media cyangwa YouTube n'izindi mbuga, bakunda kuzikoresha neza bigisha. Niba azi gucuranga igikoresho nk'iki ngiki, za gitari, niba azi kwicuranga akayigisha, abantu bakajyaho bakiga, n'abandi babikora Imana ibaha umugisha. Niba uzi gukora kandi jya kuri YouTube, igisha abantu gukora byiza. Nawe uza kuri YouTube, ngwino reba ibyakugirira akamaro. Hari abaza kuri YouTube bakigisha abantu guteka, abamama b'umutima bakajyaho bakiga guteka, bagatekera ingo zabo zikanezerwa. Abakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bwo kwigisha abantu ibibafitiye umumaro, Imana ibaha umugisha. Ariko bazabona ishyano abakoresha imbuga nkoranyambaga mu gusenya sosiyete, mu kwangiza abana b'Imana. Tuze ku mbuga nkoranyambaga dukora ibintu byiza. Tuze ku mbuga nkoranyambaga dukora ibintu byiza byigisha sosiyete, bifasha sosiyete. Niyo ndibaza kuko abantu bakunda ibidafite umumaro, akaba ari byo baha umwanya. Kuki? Nkongera nkagarukira aba social media influencers, ubona abakoresha izi mbuga nkoranyambaga, impamvu bakora ibyo ngibyo bitari iby'umumaro, haba gutukana, haba gusebanya, haba amatiku, maze kubona amaze kuba menshi cyane, baba babonye ibyo abantu bakunda, akaba ari byo bakora. Bakavuga nituzira mu matiku ibintu byacu birakundwa, ninza ntuka kanaka kubera azwi, ibintu byanjye birakundwa. Bidafite umutwe, bidafite igihimba, bidafite iki. Ninza muvuga kubera ko azwi, nibwo ndi buzamuke. Twige gukora ibintu bifitiye sosiyete akamaro, kandi na sosiyete yige kureba ibintu bifitiye inyungu, bifitiye akamaro. Imana idufashe tube kuri social media tuyikoresha ibifite akamaro. Tuzagenda byo bisigare. Mu myaka 80, 100 ntawe uzaba ukiriho, ntawe. Twige gukora ibidufitiye akamaro. Imana idufashe. Ibizasigara byibukwa twe tutakiriho, ku buryo na wa muntu uzavuka mu myaka 100 azasanga
ibintu wakoze akabyigiraho bikamugirira akamaro, ku buryo ba bana uzabyara bazayibona bakavuga ati wawu, papa yari umugabo, cyangwa se mama yari umugore muzima. Imagine abana abazagukomokaho utakiriho, kaza bagasanga wakoraga ibintu wambaye ubusa, wakoraga ibintu unywa amatabi, wakoraga ibintu usebanya. Ntabwo ari iherezo ryiza. Duharanire gushaka iherezo ryiza. Utu dufaranga tutuyobya ni ibishira nshuti, ni ibishira. Ibi ni ibishira, ni ibirangira. Amafaranga ni abashyitsi, urayabona uyu munsi ejo akajya ku bandi. Ni ibishira, biragenda. Abarundi nibo bahita ngo ni amahera, arahera. Uyafite none ejo agahera. Ntatume duta indangagaciro. Ndavuga abicara imbere ya kamera bakora ibintu bidakorwa, ntatume duta indangagaciro. Icyo nsaba bakurikira imbuga nkoranyambaga, muzigiyeho mushake bafitiye akamaro. Bani duhana umugisha, murakoze cyane. Tuzatuza tuganira ku bidufitiye akamaro, kandi ubutaha tuzajya nzana topic tuganire, comment munganirize. Nzi ko abakoze subscribe mwese munkunda, kandi nanjye ndabakunda. Imana ibahe umugisha.